amazina nitwa Niyonsenga Paul, yewe umuyobozi mukuru wa Right Business Cooperative ukorera mu murenge wa Kimisagara, kuko ikigo gishinzwe amakoperative mu gihugu cyabigaragaje ko umutungo wacu utacunzwe neza n'abari bayoboye koperative. Raporo yarasohotse, ikimara gusohoka biba ngombwa ko ishyirwa mu bikorwa, nk'uko n'ubundi bari babidusabye ko igihe gisomewe ishyirwa mu bikorwa. Ishyirwa mu bikorwa nta kundi kwari ugukurikirana abanyereje umutungo wa koperative. Tunashima cyane urwego rw'igihugu rwa RIB ko babigizemo imbaraga nyinshi cyane, barafatwa, ubu bari Kimisagara niho bacumbikiwe, bari gukurikirana. Komite ibigizwe n'abantu benshi, abamaze gutabwa muri yombi ni bande na bande? Abamaze gutabwa muri yombi harimo Imana Lazaro ari perezida, akaba wari umujyanama we mukuru Niyonirigenda Nyeri, akaba wari uri muri komite ngenzuzi Menyimana Jean Bosco, n'abandi nabo baracyashakishwa. Nk'uko bisanzwe iyo ukuri kutarajya ahagaragara wese abavuga ngo barambeshyera, ariko raporo yije ukuri kuba kugaragara. Rero bariya bavugaga ko babeshyerwa, ariko raporo ije n'abanyamuryango babona ko batababeshyera, kuko habayeho gucunga nabi umutungo ndetse no kunyerezwa. Rero ubu ngubu bameze neza, abantu baracuruza neza, umwuka ni mwiza, bose bari kuvuga ati ahubwo ubuyobozi nibudufashe tugarurize umutungo wacu. Niwo mwuka barimo, nta mwuka mubi uri muri koperative, twese turi mu mwuka mwiza. Amafaranga yose hamwe ataraboneye ibisobanuro miliyoni 13,282,700 n'amafaranga 175. Ariko